Hari igihe uba wicaye uri wenyine ariko kumva bisa nkaho hari umuntu ureba ibyo ukora cyangwa se ukwitayeho. Wowe ubwawe wakandika nko ku mbuga nkoranyambaga ugacicika gato wibaza niba uwo woherereje ubutumwa yari abibonye agahitamo kutagusubiza cyangwa se akakurya sini. Ukavuga ijambo ukumva bisa nkaho hari umuntu uryumvishe nubwo ntacyo yaba avuze, ariko wowe ukumva hari nk'umuntu ubyumvishe. Ese koko hari umuntu uhora akwitayeho cyangwa se ni wowe ubwawe wibwira ko bakwitayeho nyamara batakwitayeho? Uri kumwe nayo NP Entertainment, wanzura ko wakoze subscribe ukanda share na like kugira ngo ibiganiro bice kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika kandi ari bya biganiro tugenda tumenyeramo ndetse twungukiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ubusanzwe muri kamere y'umuntu harimo igice kiduhatira kumva ko dukeneye umuntu utwitaho, kuko kuva kera turi abana twakuze twifuza ko ababyeyi bacu badukunda, batwumva ndetse bakatwitaho. Iyo hatari umuntu utwereka ko adufashe mu biganza, imitima yacu irahangayika, ndetse n'iyo dukuze icyo cyifuzo ntikigera gihinduka habe na gato. Kimukira mu nshuti zacu, mu bakunzi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, no mu bantu tuba dusangiye ubuzima bwa buri munsi. Tukumva ko umuntu agomba kwitabwaho nubwo rimwe na rimwe aba adahari, umuntu wo kukwitaho, ariko ukumva ko bagomba kukwitaho cyangwa se ugomba kwitabwaho. Umutima wacu cyangwa se imitima yacu ihora ishaka kumva uwo muntu uhora utwitayeho. Rero gutekereza ko hari umuntu ukwitayeho bifasha abantu kwihanganirana cyangwa se bakihanganira ubwoba bwo kuba bonyine. Iyo twumva turi twenyine tuba twumva tudafite agaciro, ariko iyo dufite umuntu utwereka ko aturi hafi cyangwa se atwitayeho, uba wumva hari agaciro ufite mu maso y'abantu runaka. Niyo mpamvu hari abajya abandi bantu bari, nyamara atari uko bashaka kujya aho hantu, ahubwo ari uko bafite ubwoba bwo kuba bonyine. Ndetse hari n'abakoresha imbuga nkoranyambaga atari uko bazishaka cyangwa se atari uko bashaka guhereza abandi amakuru cyangwa se ubutumwa, ahubwo ari ukugira ngo babone aho baba bahugiye cyangwa se bere kumva bari bonyine. Benshi ntibashobora kumara amasaha 2 batabonye notification, kuko iyo batabonye ubwo butumwa cyangwa se batabonye notification batangira kwibaza niba hari umuntu batekerezaho, kuko twubatse isi ishingiye ku kwitabwaho n'abandi cyane. Ariko hari igihe umutima wacu utugeza ahantu tugira ibitekerezo by'umurengera. Dushobora gutekereza ko abantu batwitayeho mu buryo bubi, ko batadukunda, ko badutuka, ko batugaya, ko batwibazaho cyangwa se ko batadushaka. Nyamara ukuri ni uko benshi baba bafite ibyo bahugiyeho, ku buryo kubona umwanya wo kugira ngo bagutekerezeho uba usanga ari hafi ya ntawe. Ugasanga urimo urishuka ngo ufite abantu bakwitayeho, nyamara buri wese aba yihugiriye mu bye. Ushobora kwibwira ko umukobwa cyangwa se umuhungu mwakundanye cyangwa se mukundana atakigukunda kubera ko utabona message ye cyangwa se utakibona telefone ye, ariko uko siko kuri. Ahari wenda hari igihe bafite ibindi yibereyemo bituma bimuhugisha ku buryo agukunda, ariko umwanya wo kugira ngo ahora akubwira ko agukunda nyamara ngo umubana mutoya. Niba umuntu atagusubije cyangwa se atakwandikiye, niba bisobanuye ko atagukunda. Wenda hari igihe bari kurwana n'ibyo atavuga, ari gutekereza ku byo bigomba kumuteza imbere. Rero gutekereza ko isi yose itureba ndetse ituvugaho ni umutego ugenda udufata gahoro gahoro. Ugasanga umuntu ahora atekereza ko ahanyuze abantu bose bagomba kumubona cyangwa se barimo baramureba, ngo uwo ni umutego isi igenda idutega cyangwa se idutamo buhoro buhoro. Hari n'igihe ujya wibaza, ese niba ntabonye ubutumwa, niba ntabonye indamutso, ndacyari njyewe? Yego,
uracyari wowe. Ukeneye kubaho wowe wumva ko uhagije wowe ubwawe, utavuga ngo hari undi ugutekereza. Wowe kubaho wowe ubwawe wumva ko wihagije cyangwa se uhagije kugira ngo ube witekerejeho. Ibyo ngibyo birahagije. Rero banza witeho, wishimire ibyo uzi ndetse n'ibyo ushoboye, kuko hari umuntu ugomba kugufata mu biganza mbere y'abandi bose. Uwo nta wundi ni wowe ubwawe. Uwo agomba kwifata mu biganza mbere y'abandi bose, mbere y'uko abandi bagukunda, mbere y'uko abandi baza kugufata mu biganza. Wowe ubwawe uba ugomba kubanza wifata mu biganza. Niba ukunda kwitabwaho, tangira wowe wibohora ubwawe. Umenye ko hari ubuzima bwiza butangirira ku kwiyitaho, cyangwa se ku kwitekerezaho, aho kugira ngo utekereze ko abandi ari bo bagomba kukwitaho mbere yawe. Ushobora kumva uri wenyine, ariko nyamara uba uri umuntu ukomeye. Ushobora gutekereza ko abantu bakureba, bakuvugaho, ariko hari ubwo ibitekerezo biva mu bwoba bwawe, ugasanga ibyo wibwira nyine ntabwo ariko bimeze. Rimwe na rimwe wowe wumve ko kubaho neza atari uko utegereje ko abandi baguhamagara cyangwa se babikubwira cyangwa se babikwereka. Wowe ubwawe manza wumve ko kubaho neza biva muri wowe. Banza ubone neza ndetse unabane neza nawe ubwawe. Wibone, numara kwibona ubane neza na wowe ubwawe. Abandi bazaza nyuma, bazasanga hari ibyo wagezeho, ndetse hari n'ibyo uzi, ku buryo nta gishya bazakuzanira. Ese wowe utekereza ko hari umuntu waba ukwitayeho, cyangwa se ni wowe ubwawe ubibwira abandi ko ubitayeho? Twandikire muri komenti udusangize ibitekerezo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ukanashyira na like ndetse na comment, kugira ngo ibiganiro bizajya bica kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika, kandi ari bya biganiro bigenda bidufasha kumenya ndetse no kunguka ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Bari kumwe na UNP Entertainment. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.